mu kintu abanyabugesera dukizeho cyane muri byinshi harimo n'amajwi agororotse, sibyo? Ndagira ngo rero turusheho aho ngaho n'abanyamujyi hano badufashe n'amadarapo yacu. Paul Kagame hoye! Siumva se murakoze nyakubahwa chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi. Amazina yanjye nitwa Ingabire Butera Jeanne, ariko abenshi bakaba banzi nka Butera Knowless. Ndi umuririmbyi cyangwa se umuhanzi, niwo mwuga wanjye. Nyakubahwa chairman, kubera aho umuntu ahera n'ahasoreza avuga ibigwi byanyu, avuga ibyo mwadukoreye nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, biragoye. Ntaho wahera ntaho wasoreza. Ariko njye ndibuka nyuma y'uko muhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, haba ku muryango wa papa n'uwa mama nasigaranye n'abantu batatu. Hanyuma ariko nta gihe cyaciyemo, babiri nabo baragenda. Muri abo babiri harimo na mama wanjye, nsigarana n'umuntu umwe. Noneho uwo muntu umwe nawe yari mutoya, ubundi yari akenewe nawe kuba yabona umuntu umurera, ariko afata inshingano zo kurera akana yari asigaranye. Ariko ngewe tuba mu kazi gato cyane, ubuzima buba ikibazo. Hanyuma akajya ashaka uburyo ki twabaho, abona akazi k'ubwarimu aragenda, ariko akabona ahantu kure cyane, bikajya bituma asiga mu gitondo nka saa 9 z'ijoro, ndetse akagaruka bitinze, nkasigara muri ka kazi. Ako kazi twakitaga ikibahima, kubera yuko nyine katurukiraga kuba hanze, nkasigara muri ka kazi. Rero mfite akadefu, nagiraga ubwoba, natinyaga ijoro, nkavuga se mana yanjye ibintu bizashobokara. Hanyuma nza gushaka tekiniki, ndavuga rero ubu bwoba ntabwo buzashoboka. Njyewe agiye guhangana n'iri joro n'amanywa, nzajya ndara nsakuza, mbyuke nsakuza, ndirimbira hejuru, ku buryo niba ari umugizi wa nabi, niba ari umujura, niba se wenda ari igisimba, kuko narakana gato mvuga n'igisimba cyansanga mu nzu kikananza, cyangwa se umuntu waba yamenya amakuru akavuga ati uyu mwana w'umukobwa ari mu kazi uko wenyine ntanamuhohoteye. Ibyo bintu byose nibyiteranya bikumva rwa rusaku biceho, nubwo bitika mu kazi karahizwe. Ibintu narabikoze, tekiniki icamo, nta kintu nabaye. Hanyuma ubwo rugendo natangiye amashuri abaskirere, ndayiga irarangira, ariko guturangira tugira kobaza mwese none secondaire n'inagenda gute, ibintu byari yose turi kubuza imitima tugira gute, dusanga niba duciriye inzira niko bacana. Secondaire narayizira arangira, nta giceri mutwishyuriye, ibyo ntabwo byarangiye aho ngaho. Na universite nayo ndayigira arangira, ariko hagati ubwo ngubwo niho natangiriye n'umwuga w'ubuhanzi, ki akantu kagenda kaboneka, akantu nk'amafaranga yo kuwacamwa. Noneho hanyuma nangira kuvuga rero ibintu biri gucamo, akantu kari kuza fine, ariko nakomeza n'amashuri nta kibazo, nkomeza no mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters. Nshakisha ishuri ndibona ku ishuri ry'Abanyamerika riri hano mu Rwanda ryitwa Oklahoma Christian University. Njyayo bankubita ibiciro, ibiciro birambaye ndi hejuru. Umuntu arambona wese kambona ari ahantu gutya, amafaranga ubwo ntabyo ubwoba, ndavuga ni kwa buriza ange turebe dushake kimwe cyangwa cyane cyane, kubera yuko andi yose asigaye guverinoma y'u Rwanda mubereye umuyobozi nyakubahwa chairman barabirangije, barayishyuye. Umubyeyi hanyuma urugendo rurakomeza, nyakubahwa chairman urumva babwiye akantu karaboneka, nafite inzozi nyinshi cyane, mu nzozi nyinshi zaciyemo n'izitaracamo harimo no kubaka inzu, ko navuga
aka kazu nakwiriyemo gatoya kemereye inzu nini aho iki cyumba nzajya mba naryamye akari cyo nzukiramo mu rwego rwo kwisanzura. Hanyuma ntangira gushaka rero ahantu nagera Kigali nkabona akantu kakabaza gatoya nk'ubushobozi ahantu hose ntabwo nishimye ndakomeza ntacana fatanyije n'umufasha wanjye turamanuka turenge kiriya kirere gahanga tubona hariya agasozi hejuru ahantu bita tugera ahantu bita Karumuna. Ubwo nuko nguko twinjiye Bugesera, nuko nguko ninjiye. Abantu ba Karumuna barahari na Bugesera muri rusange. Twageze muri uriya musozi y'Abacamani tureba kariya Akagera, bahagaze ari amazi uhita ubona ari urwererane. Ibintu byo kubasa na Nyabarongo ntabyo ushobora kubona. Twese tuvuga naha n'ahandi naha twashakaga, nitwaza twenyine amakuru ntitwayiherana, dushaka abagenzi bacu ba Tom Close, ba Platini, ba Debe, abartiste batandukanye ndetse n'inshuti z'imiryango ko twari twarabonye n'imiryango. Turaza turubaka. Ariko muri iyo process nyakubahwa Chairman, bana abanyakigali nabo ntabwo baba boroshye. N'abacane bamwe muri bo ntabwo ari bose. Baguca intege baratangira bavuga se ririya shyamba mugiyemo munzi iki mugere mu ishyamba kwiyahuramo noneho bakatubwira bati rero niyo muri abantu bigize abantu bakunda ibidukikije amashyamba mutwemeze mugende mu mashyamba ya za Nyungwe tubabone tubashime tuti mwarakoze cyangwa na Nyungwe niba bana ntoya mwambuke muri bya bihugu by'abaturanyi hirya tubemere nyine nk'abantu bakunda amashyamba. Umuntu rero w'inshuti yawe ukwegereye akizemo ako kantu ntabwo ubura kugiramo ikikango. Ariko nyakubahwa Chairman, ikintu cyadukomeje tukaguma muri ubu Bugesera ni vision yanyu, nuko twizerera muri mwebwe. Twaravuze tuti twarebye vision mufitiye u Rwanda, tureba vision mufitiye buno Bugesera, no tukishaka tukiganiriza tukavuga ariko situvugishije ukuri umusaza agize gutya afata ikibuga agikubise mu Bugesera, afashe imihanda. Nyakubahwa Chairman, hano hari abantu baca muri iriya mihanda ya Gahanga baza hano i Bugesera bakifotoza bakabeshya ngo bari bari mu Burayi kandi bari bari mu Bugesera. Ukarebye ibintu byose ukavuga ati ndaguma hano byanze bikunze. Turahaguma bigenda neza, turatura turatekana. Ariko noneho nyakubahwa Chairman, ikintu mwadukoreye nk'abantu b'abajene turavuga ngo mwakoroza umuti, mwadukoreye umuti mu buryo butabaho. Tugiye tubona mu buryo butunguranye mwebwe na madame mutubereye abaturanyi Bugesera none. Ibintu mwabishyize ku rundi rwego nyakubahwa Chairman. Ibintu ba bantu baduhamagaraga batubwira mwagiye mu mashyamba mwagiye mu iki byose bajya kumva umuntu araguhamagaye alo wanshakiye akabanza niyo kaba 15/5 ariko naye ngatura mu Bugesera ngatuyibuka amagambo yakubwiye kambwira umva zamuka mu ijuru rya Gasogi naho hari ibibanza n'ibiturire. Bugesera bwararangiye bari hatari. Nyakubahwa Chairman, nk'uko nabivuze ntangira ni ukuri ntabwo umuntu yabona ukuntu akomeza ikiganiro biragoye. Rero muraza gucisha amaso muri abo mu Bugesera. Ikintu mubibone cya mbere igikumwe cyabo kiri tayari bameze gutya, ariko nawe abanyakigali nuko nguko. Twebwe nk'i Bugesera ndabeshya igikumwe cyacu kimeze gute ni gutya. Nyakubahwa Chairman, itariki ya 15 yaratutindiye, sinzi umuntu wayishyizeho, ni kure bitaho ku buryo mu rwego nyine bwo kuba tayari tuba tumeze mfita nkuvuga uti ntawamenya ushobora kuba uri gupitapita aho ngaho ukabona akantu k'agafomu kariho igipfunsi ukabona ateye urimanukiye uragiye ukagenda utanaseze. Abanyabugesera babizi ko ako kagezo guca batanaseze ataba ari ubwa mbere bagakoze, ariko nuko nguko turi tayari ku Chairman.
hari igihe ubura n'abantu ntabwo waciramanya ari igihe uhura n'abantu bavuga ngo iryo terambere ry'i Kigali ahandi hose ntari hari n'ibiki kandi bakuzi wenshi ko abandi bose ari bombi kandi baba bazi kure bakabura icyo bavuga za nkuru zabo bakazishyira hirya ukabaho kuri nyine ukikomereza rero ntabwo twabona ukuntu tubashimira twatwana twari duto tuba muri twa tuzu tw'udupfubyi tudafite icyerekezo tudafite uwo tubwira tutazi ibibazo bizatanyuza gute mwaratureze turakura mwaratureze turakura tubamo abantu bakuru bazima aribo batwibwe turenze kuri icyo twarashirize natwo twagize icyo gitwara twana twacu ubu ngubu iyo turi kuririmba ntabwo turimbishwa n'urwanda turimbishwa n'ibyishimo ni bamwe mu banyarwanda bato bishimye nta stress kubera yuko babona icyizere mu babyeyi babo mwarakoze nyakubahwa chairman iyo twebwe baraye ijoro nitwe turi bana nitwe tuzi aho tuva n'aho tugana iyo dutekereje ku bintu byose mwadukoreye tukaba abantu nkaba mpagaze ahangaha ndimo kuvuga gutya ntarigeze mbona yuko icyo cyizere gishoboka twumva tubafitiye umwenda munini n'umwenda tutabona ikintu twishyura n'umwenda udashobora kuvamo gusa nk'abanyarwanda nk'urubyiruko nk'abajene ikintu twabizeza nyakubahwa chairman ni uko turi bato batari gito turi bato batari gito kandi ikindi twabizeza ni uko aha n'ahariho hose muzashingura ibirenge muzizere yuko twahateje intambwe niba intambwe zacu zishingiye muradufite kuri ubu n'ejo n'igihe kizaza ngana ku musozo nyakubahwa chairman aka ni akantu kanjye ariko ndabizi yuko n'abanyabugesera benshi tugahurijeho rwose pe gahunda nirangira mwaruhutse ibintu bimeze neza twabibabwiye yuko twebwe turi tayari inkoko niyo ngoma ariko ibintu bigenda neza mwabonyemo umwanya mwaruhutse muzagire gutya mudutunguye nyakubahwa chairman mudutumire nk'abanyabugesera b'abaturanyi hariya mu rwuri rwanyu kabisa sibyo tuze nyakubahwa chairman dutaramire ziriya nyambo twishime twinegure mu kinyarwanda iyo habaye ibintu nk'ibi habaho no kwinegura tuze twinegure ubuzima bukomeze neza murakoze cyane hanyuma rero turi kumwe FPR
nanibagiwe akantu k'ingenzi reka mbabwire mu ndirimbo nyinshi dufite cyangwa afite hari indirimbo ivuga ngo babandi ntibazabashuke ngo mutandukane n'uwo mukunda murarye muri benge kuko bagira bate baramushaka mwitonde twagiye turi kumwe umva ngiye gutangira tuzi ariko naramuze kuyakira sibyo aho ntangirira ni njye bazi abantu b'ikigihe ntibazabashuke mutandukane urarya urime twese witonde mukomeze ubiyame ntibazabashuke. Murabizi mwese yuko FPR ari umuryango w'abanyarwanda bakira bose idaheza ndetse n'ibigwi byabo bibonwa na buri wese. Rero ndagira ngo nufashe n'amashyi menshi cyane ariko menshi twakire umubyeyi Madame Kabarisa uhagarariye ishyaka rya PL afite byinshi bikomeye yavuga ku muryango wacu. Amashyi menshi murakoze cyane.